nyine akenshi ukunda kurwana uganisha hari kuki utajya ukubita inyuma cyangwa hejuru kuki buri gihe uganisha hari muraho kwitegereza imbere yawe yose ni hari amugani wa mukana abakecuru kubera iki ari hano ukunda kuba buretse njye sindimo mwatukanye n'uwo asabe kumungira kuri umugabo nta makanika nta muhungu we mwese mu Rwanda mwiruka tinya abagore hanyuma buri munsi umuntu arakomangira n'umuntu muzima ngasanga ni nyecuru umuntu muzima ariko umupfuka tumbagana akosha imigere yawe man ushaka kunerebuye se tumujyana kwa muganga ushaka kunerebuye ushaka kunerebuye nikagene nigata swatashi ibibeshi ase umuntu w'umugabo ase nawe ufashe ibintu nabakubonye nawe turakubonye urwego y'abandi uri gufata amanoza y'abandi ase man mba murekure ngongera ugende undi wari ugiye ko wari utashye yatashye rero abaturanyi ari kuba ngo mureke ko rero wa musatsi ese mwetse ku rugo amayi nka data wafasha mbanze kwereka nizere ko nawe noza n'amakuru ari kabere telefone umuntu urebe cameraman karabaye fata telefone yawe wafashe telefone se urambaze wafashe telefone yawe man usko warunyishe ese man na telefone tere na batiri fata na batiri ntuzongera gukuye babagabo bazajya bavugisha kuki uzajya bavugisha kuki wakicucu ntunandu nyine babagabo Yes, tubaha ikaze kuri Kigali News 250 uyu munsi rero n'ubundi ndi mu gace ka hano Nyamirambo ahantu imba bayita mu Miduha nakomeje kubaza neza bambwira ko ari mu Miduha niho ndi rero ndi kumwe n'uyu muhungu wanyu bamwita Drogba mumaze iminsi mumubona mwagiye mumubona kenshi mumaze kumenyera ko ari umuhungu wa makanika iyo mvuze makanika mumenye wari we ni wa musaza ukundana cyangwa se wakundanye na Mama Prince ariko nanone muri no minsi nabonye bitameze fresh mwabonye kiganiro cyatambutse ukuntu byari intambara uyu munsi rero mbere yuko namenya gahunda yanzanye hano ndabanza mubaze ese nyuma ya kiriya gihe wabaronge gura na Mama Prince twahuyeho rimwe uri abavuga ngo ni Mama Prince uwo Mama Prince twahuye rimwe ntabwo kugeza nawe utongera kubonana okay nese niki cyatumye wenda cyajya ugira uburakari bungana kuri yawe bigatuma usko wamwikoreye nk'uyikorera agafuka k'umuce arega bibabaje ababaje kubona umuntu w'umukecuru nk'uriya none se nawe ushira mu gaciro ubu nahangana n'abakobwa agahangana n'abakecuru ari gihe umuntu none haranaza akagusuzugurira mu rugo papa washaka ariko akunda ije simbize iyo turi mu rugo abanyigezeho ukunda umurimo ukorera urugo ibintu nk'ibyo aya nawe ubwo ushaka kunyinjiza mu bindi bintu bitari ngombwa none se ubundi wowe uri mu rugo n'abandi bagore ujye ubana umusaza azana atari bari atumenyereye kandi ibyo ntabwo ari ngombwa kuba nabivugira hano imbere y'abantu ariko bibaho ari byiza ariko n'ababyumva n'abari kukureba bari kumva ko nyine bibaho oya okay sasa rero nagiye kubona uramamagaye urambwira ati ndashaka ko uyu munsi duhura nkakwereka mama wanjye wanyawe uhora umumbaza ngo mama ibiki n'ibiki ati uyu munsi ndashaka kumukwereka nizere ko ugiye kumunyereka none se ubundi muvukana muri abana bangahe tuvuga mu rugo tubaye turi abana bane ariko abandi bana yarabyiye ku ruhande cyane imwe mwenye njya numva amakuru ngashaka kuba afite abandi bana ku ruhande senze umubare wawe ariko nyene njya mbyumva ku ruhande bakunze ba Kigali News 250 rero turi hano kugira ngo tube twabona cyangwa tube twakwakira Mama Drogba ubwo mwita Mama Drogba no wamwita gucyo nyine ntanubwo ariko ari Drogba ubu nyine yabyaye kirangirira byamamare muri football asura cyawuhamye oya barashaje oya byarangiye nje mu bintu by'ibibazo ariko nyine nibirangira uzasura gukina okay ndabibutsa rero ko dufite umuganga kabuhariwe ugenda ubakemura ibibazo wowe ufite ikibazo kijyanye no kubaka urugo cameraman ayubwo babyita kubaka urugo wowe mukuru nyobora ngende ndi umwana kuba umbasha gutera akabariro dufite umuganga ubikurikirana bikagenda neza nomero ye ni 07 8
4345261. Nimba utazumvise urasubiza inyuma ikiganiro uzitangire. Uyu muganga wowe bibye abasha kuba yabigaruza, cyangwa nawe ushaka ubutunzi ashobora kuba yabuguha ibintu bikagenda neza cyane. Ndakwibutsa ko imbuga nkoranyambaga nkoresha ari Souvenir TV Show, yaba YouTube, yaba Instagram, Facebook ndetse na TikTok. Ujye ukande follow ubundi tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. None se mama wawe yakubwiye ko agira inahasanga? twavuganye ngo kari hafi nyine harana n'iminota mike yarabahageze. Ubundi tumenyereye ko uyu muntu agiye kwakira umubyeyi we aba afite indabo, afite n'utundi tuntu twiza kugira ngo aze kuyita nyina amushimisha bigende neza. We ko nta kintu waje witwaza? Oya, ntabwo ari ngombwa nyine kuzana indabyo n'ibiki gutyo. Ngo nyine hari mu bushobozi bwawe. Ni mu bushobozi bwanjye. Aragura abona ngeze mu mujyi ejo bundi ntabwo ndafatisha. Aturutse mu cyaro se? Aturutse mu cyaro twavuganye. Nagira rero mu kwereka utazanamubona bikagutungura wenda. None se ubundi abantu iyo bavuye mu cyaro akenshi baviramo Nyabugogo cyangwa Remera, cyangwa se baba baturuka mu burasirazuba hariya za Bugesera bakaviramo hari Nyanza. Kuki wowe waje kumufatira mu miduha? Kuki nyine utamusanze muri gare? Oya, yageze muri gare biba ngombwa ko afata nako kamoto. Muranje kumugeza mu rugo. Ariko byo hano harimo amayobera. Harimo amayobera, niyo mpamvu naje kumutegerereza ku muhanda nyine ngo ze kumugeza mu rugo. None uragira uti rwose ngomba kuzana n'itangazamakuru. Hari kugira abantu babone mama wanjye nyine. Ubundi uriya musaza bigwa bashinze ibintu by'uburaya n'umuntu bw'ubukecuru nazi budasobanutse. Arekera aho ngaho nyine yagereka ibintu byo kwigwa muri buriya bukobwa baboneka afite umugore. Niki cyaba gitumye aza rero byacara hari tubiganireho, hanyuma bera bibazo tubifatira umwanzuro, ibintu bikemuke, tujye tureka ibintu byo kwigwa twiteza abantu nyine. Ngaho ni kwande habaye intambara, ni kwa makanika. Ni kwa makanika niho hahora intambara. Ibintu nk'ibyo nyine maje kubirambirwa. Sawa, nanjye rero ndahari ubwo sinzi ndi kubona ari gutinda, sinzi niba turi kubanza tugahagarara hano cyangwa se niba tuboza. Ntabwo yatubona neza ahubwo. Sinzi niba wakihagana tukegera imbere. Hariya se cyangwa shahara niho wasize ibintu uri bumwakirize. Oya. Muba muri biriya bipangu mwarimutse? Naje kumufatira hano kugira ngo kubye muturanye n'abakire. Ese muri abo bana mubana niwe mukuru? Nisingiza ngira umwanya uhagije wo kuba nabikubazaho. Niwe mwana mukuru wanyu? Ninjye mukuru. Ntabwo se ubibona. Abavandimwe se bo ugukurikira wenda yiga nko mu wakangahe, yangana gute n'umuhungu cyane umukobwa? Sinabikubwiye se ko nkurikira yiga mu wa 3 primaire umwaka wa 3. Tuve mu nzira wenda harano bari mu bakira ataza kunyuzaho imodoka bikaba ngombwa ko baduhutaza. Ugukurikira yiga mu mwaka wa 3 mu mashuri abanza. Okay. So rero bakunzi ba Kigali News 250, ndabibutsa ko uyu ari wa muhungu wa makanika. Ndatekereza mwaramubonye ubushize, si ubwambure mu mubonye. Ni imfura ye, ni umuhungu cyangwa se no umwana we wa mbere. Yaje hano gutegereza umubyeyi we, mama we. Ubwo nanjye ndi hano kugira ngo mwe mwabasha gukurikirana uko biri bugende, uko ari bwakire mama we bamaze igihe batabonana, nuko wenda aje mu bibazo ariko agomba kumwakira kugira ngo mwe mwamusobanukirwa. Nababwiye nomero y'umuganga, ndonya nyibasubiremo kugira ngo ibintu bigende neza. Ari abantu benshi baba bari hanze y'igihugu ndetse n'abari no mu Rwanda muri rusange babifuza kuba bafashwa n'abaganga. Hari abaganga benshi bagenda bakora ibintu bagatwara amafaranga y'abandi cyangwa bagakora amakosa, ariko hano hari nomero y'umuganga wizewe kandi ushaka kugukemura ikibazo cyawe. Nomero ni 078 43 45 261. Yitwa Muganga Mutabazi, akorerwa Magana, ubundi kagufasha mu bibazo byawe bigiye bitandukanye. Niko nawe se nzaguza niwe muganga. Hari ahantu ujye ugera ukumva nawe imbaraga ziracitse. Cyo kameramani yagezeho atangiye ngo ahita yuma nyine ukagira ngo bamutegeye nawe niko bimeze. Ntabwo ibyo bibazo ndabigeramo. Ikibazo nk'iki Mutabazi kereka ahubwo Mutabazi aje akamfasha kavurura musaza wananiranye. Papa uri wita umusaza se? Arega mwabantu biba bikabije. Asiko mbona gute umusaza naga ari kumusuzugura. No se we kera kiba mu cyaro nabo yaga bati muzehe wanjye. None se ko mbona butangiye kwira umuntu akaba atarahagera bimeze bite? Ari mu nzira byanze bikunze ari kuzana ariko twavuganye ambwira ko ahageze. Twavuganye ambwira ko umutara mugeje hano hari isoko ari kuza. Okay. Mana ariko hano hantu najyaga mabona mani. Nahoze mbona ira misozi hari haboro twize kuhaza. Siko mutanye nta haboro Kagame yaje kwiyamamariza. Ndavuga umuyobozi w'igihugu cyacu. Muri amisi cyagiye cy'amatora nyine muri ya campaign yo kwiyamamaza yarahageze.
mwebwe byaraboroheye twebwe twarateze twebwe twarateze batuzanye mu modoka tukajya tugenda bamwe bagwirirana bimeze ukundi dushaka kuba dutuye hafi yaho urabona no gusohoka mu rugo duhita tuhagera. Ikibazo cy'amatsiko rero bari abagore bose babaza kureba papa wawe nta munsi bazaza bakahurira ubwo urumva nyine bahahurira niya ntambara idashira ariko nyine nanjye mba nifuza ko bitabaho niyo mpamvu nahamagaye rero umukecuru ngo aze tubiganiraho hakiri kare bitaraba intambara. Erega ibintu nka biriya ntabwo ari byiza kubona ibintu by'umuryango ni bande bari mu itangazamakuru ni twebwe ibyo bintu bigera bigafata n'urundi rwego ugasanga n'ubuyobozi butangiye kubyinjiramo kandi bitari ngombwa kuko erega biriya ni uguteza umutekano muke. Iyo turi gutongana hariya natwe si twe tuba turi kubangamira abandi bantu kuko bibaze rero buri munsi abantu bahora batongana abaturanyi bazagera akavuga ati ariko uriya muryango uraturembeje ubuyobozi nibugira icyo bubikoraho ugasanga bigiye mu buyobozi ugasanga ibintu byose birangiritse. Nese wamuhamagaye ku mazana ageze nkumva nimba n'abandisuye muri gahunda zanjye nkaza kugaruka kubera ko hano mamaze umwanya twatangiye numva ko ari hafi nyine ubwo ngiye kwita mwereka abakunzi ba Kigali News 250 ariko ndi kubona n'ubundi yakomeje gutina kandi mba mfite gahunda nyinshi kabisa byanze bikoze ari kuza na telefone afite se ngo tube twamuvugisha tumaze hano yabageze sinzi byari gusa ne navuganye n'umumotari uri kumuzana na telefone abafite se oya ntago afite phone aragarashaje ntago agenda atira nyine ubwo agenda atira ntago ibintu bya telefone bimenyereye cyane ko tumaze iminota hafi 10 n'ingana uhagaze sije mukano wambwira ngo ari hano hepfo ngo wamubonye niko ubwo ngiye kwigendera oya ariko rero arega kuza ngo yaje bikuza kameramani tinga hira catageze hano kameramani wanjye yambwiye ati ari ngo wanje kumamagara bamubwira ati biki nibiki ngo ako mushaka mufitanya amabanga nazi inde we na kameramani oya kameramani ngiye ndi kuvuga ngo mama mfite ko kumureba kayita seka nkaho ari andi makuru runaka mushaka kuba muba muziranye yaranyegeye yaranganiriza twabaye inshuti none isasi mama friends ni mama wawe ndabona ari wa mukecuru mama cyangwa gahunda rufite zirahindutse mama friend nawe utuye muri izi karitsiye ako sigira umuntu usa ntabwo muzi gira hino wumva uyu muntu namuzi reka yigendera ariko nanone dusubiza wikomereze twatiri muri gahunda zacu kandi mama mudasuza ntabwo guturana n'umwanzi bibari bibi musanze hano twebwe turi muri gahunda zacu noneho mwagiye mu nama none se ko ndebuje muri gahunda zacu umva mama friend twagusuzaga gusa waba wigendere kabisa gahunda urufite se hano ako subaje goryi rurambaza ese ko mutangiye kwana mani ngayibaze mama wawe nasanga uri kurwana n'uyu muntu oyi no sinjira hano ufite gahunda yo kurwana n'uyu mukecuru nyine mureka yegene uvuye hese uvuye guhaha nyina wa nyokose muri mu biki ubundi mwarampahira usigaye waramenye ubwenge bwo guhaha mwarampahira sinabona guzindukira mu rugo buri munsi ngoje kureba none se reka nkubaze reka agende kora ko dufite gahunda yatumye turi hano kugira mama watasanga mu gihe tugitegereje mama mu gihe tukimutegereje katube tuganira nawe maze mwibereze tumufitanye gahunda oya urabona cyagiye byari intambara nze ni gute amenye ko turi hano ni gute wamenye ko turi nigenderaga ndakwiyamye guhaha aho muba muri none se nimba duturanye ni ikibazo nuzi ko sasa gatuye muri karitsiye za niyo mpamvu kugera iwanyu biramworohera yaje kureba papa mwari mwaje kuntega abandi bagutega ko nyefite icyo ngereje hano urabona wewe ufite utegereje iki wasuhuza ngo mbaze kareba ibaye hakundi ukagira amahane mukunda amati gasazanya amahane abakecuru batatu kandi ubona yambaye agapantaro n'agashati kameze fresh ko umusatsi arawuhisha sinzi impamvu arashaje nyine ugura imimvi niyo mpamvu ako hita bamara amatsiko hita ukura mundi ubemeze itubemeze babwira ati mwambo naje kwemezanya namwe aha ariko njye nagira ngo abajya bavuga ko ushaje bahita bamenya ko nyine uri umuntu usigaye waramenye guhaha nakuri umuntu w'umwana igira mbanza nsubiza uno mwana w'umuhungu ndetse ko mumeretse sinabona agashiza guteza gwaserera mu rugo ngo baguha amafaranga kagorama ibirenge wa maso urabona mu mujyi abantu bazi mu bahita cyangwa ngo mu bise mu mujyi rwagati urabona mu mujyi hagera mu nkengero nawe usura umubyeyi none se makanika yaba ndi kumwe nacyo undi sobanura iyo ngingo undi sa nicyo ndimo nimunjijisha iyo ngingo nata twigaruke kuri iyo ngingo urabona hari mu nkengero ndabaza urabona hari mu nkengero z'umujyi
urumva ariko hari no mu mujyi rwagati mu mujyi mo ndani aho ni he rero ntushaka niho makanika atabasha kugwa ni hehe nyine afite ubushobozi se kiraki izo mvugo za kirakigoryi yitegera kandi ukunda gucira yagendesha n'izuru kugira ngo agere mu mujyi karya umuriro akurundi byashoboka yego cecuru mu muri bene wanyu wamuginga Soma ko mamukira kangiye nsigaye mwe namwe mbakeka adukeka ibiki kuba ugiye gusimbura papa wawe uyu mukecuru mbyaye ariko ubu natambyaye kazi natari inkumi ngahe mukecuru reba ukuntu yifashe utama muyunguye nyamara n'umukobwa nakumva aracyari muto mwarangije kurogotwa ibyo mwarogotwaga nigende none na gahunda twari dufitanye ariko ya gahunda yanzanye hano wowe ni urimo uragira ngo nawe ujyemo se mu bana nabyaye ntabwo nakubyara abana babiki nge najya ubundi se abana urabona mutabyara mukabyara akana keza ubu niba ufite utwana tudukobana urabona mutabyara akana keza kajyana n'abakecuru mwese ko nta murwaye indwara yo gucira bimeze bite kirimo kirahakanyanga ibikiza abantu bakonye uri guciragura bagira ngo nshingoka imbere gatwe abo ni yabirimo isoni zirakisha agenda ko watwara apyiwe y'umuhungu avuze amana kuki mukunda gukirana haragiye ndagiye sagiye iwawe ubundi kikimara ubundi warorowe wararezwe nk'akapfa warerewe muri bote ngo kagira iki ngo ndakagira iki wese wapfuye bakaguhamba ibyo nuba muvugira kure ku karubando ubuguzi ko abantu baba babifata nabi kugira ngo wenda we ni wareze uri gusebya ababyeyi natare ko ugira ngo ubuntu bw'ubukecuru buza bukora abantu ariko nawe uri kumwubahuka ni umukecuru nyine akenshi ukunda kurwana uganisha hariya kuki utajya ukubita inyuma cyangwa hejuru kuki buri gihe uganisha hariya muraho kwitegereza imigeri yawe yose ni hariya nta mugani wawe mu kanwa kubera icyo ariho hantu ukunda kubona kubera icyo ariho hantu ukunda asubundi agira akazi ariko se ngira akazi nkorana na so nkorana na nyakuri ukuntu agiye yinyabya no se ko buri munsi ukuza mu rugo gutwara amafaranga wagicucu nza gutwara amafaranga kumubwira ko ufite butike nuza hari Nyamirambo buri munsi kaza kugoya katembagana kakubitwa n'inkuba mu izina rya Yesu nabanje Mariya urasenga tuvugisha uko urasenga yego sera hari undusha gusenga se ahubwo umuntu usenga sara tukana mu batumbagana ngo ibiki n'ibiki komvuze se uratumba ujya muri Ghana wari watumbira no mu Rwanda ngo byibura uhuzure mbimenye uratumba ujya muri Ghana kwenda iki aziwagira kise bwa bugambo bukura muri hehe no kumva uvuga ngavuye kwihahira nabuze ndavuye gutuye asone mu bamupfiki kuki akenshi muhuye mwebwe mamufitanye ibibazo byinshi muri gupfiki kurya cyumwana ubundi ninde wakira mamumeze ngiye biranye ibintu muri aha ngaha ho nagucira inkoni baguburago narakuretse imiyenzi ndagaswi baringire do wallahi aka kakwimuka kakajyaho bigenze bite ngaho singe yandenze agacyaje kabanye ubundi guceragura ariko nawe ujye ubigabanya imbere y'abantu bamaze nawe mfi imbere ese burara basayasani kobese avuga mu Rwanda umunyarwanda cyagenda kwera kuba nari ndi mu rugo no mu baturanye ntago nashaka kwiteza abantu cyane ubu ngo aha turi uyu ntago yagukiza uyu ntago we aha turi kubise umugore byakugenza byangeza yose hari wamenya ko nagikubise arega bano abantu baradukurikira nicyo kibazo nicyo ariko ntago byambuza kugakubita nakimena kandi aya ariko ibintu murimo buretse kano aya buretse nkwereke ngo kamukureho buretse ari ibintu kera twajyaga dukora kamukureho buretse kamukureho ngo kamukura rero cyanze kukamukura mureke nikora utuntu twanjye niyo mureke nikora utuntu twanjye kuko nge na ibyo bintu ngiye ibintu muba murimo ngo taha rero taha ngo kamukureho buretse uri kumutinya ngo nakagukura wowe kamukureho ngaho kabi nahare nibyo nundi mfasha mbanze kare nizere ko nawe noza nama telefone umuntu urebe cameraman karabaye fata telefone yawe gasura wafashe telefone se urambaza iki wafashe telefone yawe man usko warunyishe ese mani na telefone dore na batiri fata na batiri ntuzongera babaga wawe uzajya bavugisha kuki uzajya bavugisha kuki
wakicucu ntunandu nyine bavuga bawuzaje kavuga idahiye kavugisha induru amaguru ubuza abagabo igicucu telefone ari uyu muntu se we nturebe ibintu rubaruko nturebe Manu urabona utamwiciye isoko uzi ko kirari cyo kiranguzo kiranguzo niyo kapi sinakubwiye ngo nakaza agire kwa maka oya nyine niyo ahamagara abakiriya akorera mu rugo wakora akazi kare akora online ubundi amafaranga ujya kumarira iki akora online igicucu kirambaza iki ntagaterwa amabyi mu kanwa sukura online dore fata piyese nta kintu kiri kubura nta kintu kiri kubura ngo ukimu narebe neza gahabwa ivu telefone wayizanye ari nzima rero ukuntu yikime none sasa nk'iyi telefone ase ngiye urambaza ikintu ngiye suyimenye niyo mpamvu umuntu aba yanga akorera reka nkubwire niwo ukora amakosa uzabaza uyu ugura telefone ubu waba ukubisa se ntabwo washwanya telefone waba ushaka bari hanze souvenir nyine kuri kapita souvenir nukubona akazi ukora turakazi undi wangegera gahunda yandi niba atari ko kazi ukora sora abantu akazi ukora navuga akazi akora wa mugabo hano ndimo ndasaba akazi umujyi rwagati niho ukorera umujyi rwagati niho ukorera kandi ntimukabone abantu bitonze ngo mubamenyere ntimukabone nitonze ngo mumenyere makanika ngo umujyi rwagati ngo ntiyagerayo none ahumva ntase wakicucu ko nkubwiye mu mujyi nkubwiye nyine niho ukorera ubu niyiba nyine ndi gukubaza siniba nibyo ntabwo yiba akazi k'abakumva kandi niba niba aragakira baza akicucu na naza ndakira intoki mana wimvuna intoki uranyiba mu mana ako ushobora akagome ahatiba ni uyu nguyu urabona ati ubwo abantu baba bari kugushungera umuntu w'umugore w'urwana n'abana akorame birenge mve nyuma kandi njye mba mbona yaragukunda tarifungwa n'abakecuru mfite umwanya nk'ugahundana n'abakecuru byanigeze mbakurikira ko mu nkurikira mwageze gata ugiye kwiba hese noneho ese ubundi umuntu nk'uyu yo muhoye niko nese ko ugarutse ugiye kwiba ubundi uyu muntu buri gitondo azerukira ku muryango w'iwacu nese nimba yarabonye y'imara bizire bihagarara iki se twe twari dufite icyo dutegereje hano twari dufite yewe nawe ukagenda unambike yewe we abaturage babumi uratukira bakavuga ati se rero uyu mugore nuwaheye bagira ngo uvuye nka za Rusizi cyangwa za Ngororero umva nyine buretse njye sindimo mwatukanye n'uwo asaba kumungiraho kuri umugabo nta makanika nta muhungu we mwese mu Rwanda mwiruka tinya abagore hanyuma we rero yari gutebera urabona afite mituweli ntago papa aratanga mituweli nimba ari cyo mubwira ariko ikibazo nuko hanze ko tuganira ku neza nyina ushaka kugana nawe akamubaza se mama pre wamuhaye umwanya undi mukaganira nimba yagukeneye kaganira namwe mwebwe oya ukaganira ngese nyine kuganira nawe kubaza tubazo duke cyane ugahita wigendera vuga nyamatanga kavugisha induru amaguru vuga ariko se ufite umutima mubi ntakubazaga buri gitondo kuzindukira iwacu ntabwo wiba erega hari umwana nibyo yambazaga ngubu nge reba umwanya maze hano ngubu sinamenya n'icyo mu uno muba mupfike buri munsi kwaza agira mu ubundi nk'iki mfite abagore murapfa umugabo nge mpfa nawe ukuntu uzinduka buri munsi umuntu arakomanga agira n'umuntu muzima ngasanga ni nyinshi n'umuntu muzima ariko umupfu akatumbaga ako shayi imigeri yawe man ushaka kunerebuye se atumujyana kwa muganga ushaka kunerebuye ushaka kunerebuye nikagenda nigata ese watashye ibibeshi ase umuntu w'umugabo ase nawe ufashe ibintu nabakubonye nawe turakubonye urwego rwawe ubu mwana ndasiramuye mukecuru ese ubwo nawe nawe ako ntibakakuyaze nawe uje kubwira abantu ko siramuye ngo bijye nyaga iki se turebe reka nanjye nkomereze ngo twereke ndamwiyama nawe urasiramuye kuri kamera ako nawe rero ubwo mbambonye urwego rwawe baraba ko utari inguge inguge bimeze cyane ubwo ugendana riyonso wa muginga wewe riyonso nuwaye bara watimara naba murahura muri mu kazi kawe igihura na bariyonso mu kazi kawe naho gakecuru kagataha naba murahura ubundi wari ujya kumbaza icyo warwana we ikibazo rero umuntu mbona n'ikintu mumeze kabone ishyano rikuze ku mutwe itahirira ese wakwitaye cyangwa nawe ugataha gahunda twajemo urayibuka yewe ako nawe ugira ubwoba zunguza kamera mwerekane sha reba uko nazunguza Watsirokora bayagisha kwigira inkumi dore inkumi umva none se umva nyine umva nkubaze none se reka nkubaze ariko wowe urakasa
mwasamutwe muri umugore w'inyongeza nkuni turi gukundana nande nyuma yuko makanika gukatiye muri no minsi akatira irambwe gukundana nande nari ntukanya hasi kinini ngaho nase kuje kumbaza wenyine iki kigiye nawe si udusanze hano wewe waje tukomeza gahunda twese ko mukurikiranye nawe nimba ruri gahunda zawe ugiye ngene nje kumubaza ibyanjye wowe nawe ni wowe wana ukunda urugomo gwishise urugomo uravugira hasi mbona swazamo akajya munsi gitanda sanga swa munsi gitanda kwishe kera kishwa n'inzara ngereka mbaho umwanya ndashaka mumbarize nk'ibibazo bibiri ibibazo bibiri wumva ushaka nareka arabayiteguye kunsubiza oya ukora iki mukecuru gakozwe mu nda n'imboga ukora iki gakozwe mu nda subiza sahizi ubungubu noneho nanjye mfata nk'umunyamakuru ukuri gafatwa wibye gafatwe mpere wanjye cyo kaze n'ubutukana gusa wamwehuwe umukecuru utukana ushaka nakubajije ngenzi ariko se ndi kukubaza ku neza ukora iki tubwire nakubwiye ngo gakozwe mu nda n'imboga wese warabyaye ikindi akabyagize ndigende wangegerawe ntumenyere yewe watashye umuntu ingegera n'abana bawe ngaho gomeza ufata inzira utahe nta soni cyakose sirakubonye sirakubonye namaze urusatse se n'ugwawe wese wakuyemo ingofero bakakubona wese wayikuyemo yikuremo niba ufite yego yego nabwiye gukora mu byabanani wacucu nawe uragarutse ubwo nanjye uranutse none se nindukuzanye mwasubiyeyo mugiye none se wowe n'uyu mugore ubundi mupfiki agira ngo umugore w'ikisanga isanga ngo iki cyana n'igitwite indi twite ariko gyoko akundi umeze nka wa muntu uburi bakubyaye waburaga ukwezi n'igice cyangwa waburaga intoki kuba n'umusore mwiza barakibaza ngo nutwite kikareba koko gitwite uratwitura umugore wa kicucu nyine jye ubimenya isundi wowe ni bike wicaye niwe se wo kurebye kareba ibaye nangwa urebe mu bwobo bwa rusange mwese kimwe napyo agira ubwenge se icyaza ngo mumeze kimwe we ko waruzi ko nabi wowe ko waruzi ko nabi bintu wicayemo ngendiweho ko wari uhagaze wabyicayemo ko nagiye nicara araga ndavuze ku kibuno ndavuze ku kibuno kandi niho bicara none se wigize wicara ubanye ndeba ku maguru aho twagereye aha cyangwa urabanye ndeba ku mavi ubanye ndeba kunda ngo ubone kariyo nicaje yicaye hese uretse ubugoryi bumuze ko shaka gufite kwicarira umwobo cyangwa carira impiri cyakoze iki ngize n'amahirwe muye nawe ikintu mwisabiye sinzongera kukubona wazishye ugibasha kwicara utavuga sinzongera iyo uri wanyu ujye wicara utavuga rubi mva imbere wese warubonye shenyoko icyo ngusabye no kutazagaruka mu rugo dore tujye muri gahunda zatuzanye ngahitahire rate wese wabwira bwera utaha nawe bwera utaha tahe mu rutare tahe muri nyabara yego ingegera n'abana bawe nawe warabyaye ingegera urazifite ubimenya ko nawe uri umugabo w'ahazaza nose ku buryo umuntu w'umukecuru yansuzugura kari akagore nako rero we baratukana kandi ubwo nawe ugiye kumusubiza dore ko nawe nabonye ntabwo nongera kumusubiza none se dorogo twaje hano mu gikorwa kimwe none tugiye yivanze nese ubwo gahunda yatuzanye ubwo wayikoze gahunda se yaheze he ubwo ntibamutwaye nawe ubwo wanshyize muri mudumbi nese ubwo turamubona nese uramugura undi mupfiki ntidu ariko se nawe wibaze akantu k'agakecuru buri gitondo kabyukira ku muryango wo mu rugo buri kanya nta wundi muntu nyibona dore aragarutse aramenya atayagera hano nyine dore aragarutse niwowe uri kumushoto ugarutse kumara iki uwo mugiye kongera mu rwane kandi mama pra wakwirukanse ukwigendera gatahari wakwigende ese wirukanka nyine wigendere mama pre irukanka mama pre agarara ese ko yigize oya se asubwo utinyibuye kamera barakisha umubasa gukwica umugore w'abandi mani ibyo byo oya umva nyine uretse asa muri wewe wandi asa ego man warekuye amanuza y'abandi uri gufata amanuza y'abandi ese man ibi mba murekure ngongera ugende undi wari ugiye ko wari utashye yatashye dore abaturanyi ari kuba ngo mureke ko dore wa musatsi ese mwetse ku rugo mama na data
we ndikwerekana umusatsi fata bag yawe ugende se yawe ubu hano nimba harimo umuceri washwanyutse twari ibyawe twigendere mani reka uwo mugoro uko mugoro se mwana mwarekeyeho mani kamera nashaka kubirekeraho bataye cyangwa mani muri mubiki mani watashye yende kugira ngo mani musoze ibyo murimo mani muri mugapfubuza uraba umusatsi wawe ushyize ku karubanda nagiye ngo bayi tubonana ubutaha bakunze ba Kigali News 250 rero reka turekeraho tuze kureba mama wawe nawe sinzi aho yaheze nyine mama wawe ari twashimbwira kugiye kunyereka mama wawe unyeretse mama Prince bimeze biki rose rano batangize muri mudumbu bo yanageze mu rugo abo kananje kumureba ariko we nesa mu rugo arahazi ubuze icyo mbwira nugumye kumbaza ibintu nyine ngo nawe tambika amarenge nuko nyine unyica umwanya se bishora natari kara gakecuru kayo kabiteye nyine narinzi ko byo aha mvana muri gahunda zanyu mama Prince arakunaniye none nanjye dodo siko Drogba nawe yabaye nk'abagore neza kwera kwirirwa mu bagore do nawe yabaye nk'abagore neza ukugenda yitotomba amagambo yabaye menshi bye